Murakoze. Amazina yanjye yitwa Twagirumukiza Jean Marie. Yego. Nkaba afite ikibazo kitanyoroheye kijyanye n'umwana nabyaye ubyarana n'Uwamahoro Denise. Yego. Ubwo twabanye imyaka 5 tubana mu buryo butemewe n'amategeko. Gihe kiza kugera nkajya mbona imigenzeze ntabwo ari myiza, nkaritwara nabi, mbona imico afite nkabona ntabwo twashobokana, nkabona ahubwo azavamo bya bindi byo bimwe bijya bibaho abantu bakaba banakwicana. Kandi rwose urumva nawe iyo ubonye ikibazo cyagenda gityo wagombye kukivamo karakubona nawe warakora ubugingo bwawe kugira ngo nawe agire ikibazo cyane ukigire. Muri urwo rwego rero nafashe iya mbere nigira hirya gatoya kugira ngo ndebe wenda n'icyagamije. Mumaranye iyo myaka 5. Nigira ku ruhande kugira hatavamo n'impamvu nk'izo ngizo zikomeye nk'izo zo kuba twagirana ibibazo nk'ibyo havamo n'ipfu cyangwa se n'iki. Nigira ku ruhande kugira ndebe amaherezo yabyo, ndebe uko wenda yazambaza impamvu cyenda akisubira, kuko hano hanze ntabwo ari njye waba uhuye n'ikibazo nk'icyo. Jya mbibona hirya no hino kuko ntabwo ndi umwana mu bintu nagiye mbona utuntu twinshi dutandukanye. Ubwo nkavuga kuko hari benshi bagenda ijya ku ruhande ukabona ejo n'ejo bundi ikibazo cyongeye kirakemutse. Mu gihe nigire ku ruhande kuko nabonaga mbese nyobewe icyerekezo cyanjye n'amaherezo yanjye, bayeho nayo mu buryo buteye ubwoba cyane rwose. N'abaturage n'iki byose aho twe dutuye bari babizi nuko. Mwe mutuye hehe? Twe dutuye ara mu mujyi wa Gisenyi, ara hafi ya Atene ya MTN. Yego. Hafi ya Karumeri. Hano mu karere ka Rubavu no. Mu karere ka Rubavu. No kubwo ngubwo ubwo mu gihe ngiye ku ruhande mu gihe cy'ukwezi kumwe n'igice nagiye kubona invitation mura zirasohotse. Zubukwe. Agiye kugirana n'undi mugabo. Nuko guhari ryari mu mwaka nge ubwo ntago ndimo nibuka umwaka kuko uriya mwana twamubyaye 2010 tumaye imyaka 5. Urumva hagati aho ngaho ni ubwo ni nka za 2015 gutyo na gatanu naho ngaho hagati aho ngaho. Abaguhaye invitation cyangwa invitation zangezeho ntago nayibuze nayibonye n'undayifite rwose. Nuko akimara kuma invitation ndatekereza se umuntu ukwezi kumwe n'igice nk'umugore mwabanaga mu nzu mu imyaka 5 kayitwara abanye mu buryo twumvikanyeho, nta nubwo ngeze wenda mufata ku ngufu ngo ngiye gute n'ibintu twumvikanye nge nawe ahubwo twanakundana. None anzaniye invitation, ubwo se ibi bintu ni ibiki? Mise ari waregeye ku ruhande nyine baramwitaje kubera ibibazo wamubonaga. Nabonaga ibibazo byo bitanyoroheye, ibibazo nabonaga muri urwo rugo. Ubwo bonya invitation ndavuga nta kundi, ubwo nibi ngibi yankoreraga byose n'ubugome yankoreraga mu nzu narabuze amahoro. Ubwo ni iki ngiki yashaka kugira ngo agereho nizo ngamba yari afite. Niko nabitekereje pese yize mbyibazaho cyane ndituriza. Nuko ndavuga ni se n'umwana wanjye umuntu nimba agiye kurongora umugore arakujyana umugore n'umwana. Icyo gihe ndabikurikirana mbikurikiye umwana mujyanye ngo nimba ari mu Mutara ngo niho ngo ababyeyi be bari barimukiye. Ubundi babaga mu rya Gishwati. Ubwo noneho numvise ko umwana ngo yimukiye mu Mutara ariho bamwimuriye. Ndavuga ese mana nzabigenza gute? Kubw'amahirwe ngiye kwambona umwana yagarutse inaha ngaha. Umwana arimo yigara ku kiliziya. Ndagenda none ndavuga umwana wanjye ndamubonye, nanjya kumukurikirana. N'abarimo bahari barabizi, ndagenda avana umwana n'uwanjye. Nanjya kumugura buri kimwe cyose mugura, mbona barambwa ati umwana ko atagira ameze nk'utagira ababyeyi. Ko mbona abayeho nabi cyane nk'umuntu utagira ababyeyi n'umunsi n'umwe, ko uyu mwana ntago yishyurirwa hano. Uyu mwana abayeho nayo mu buryo bugaragara. Ndavuga niho ndi umubyeyi we rwose ndiyabonesha ku buryo nababwiye nikizaya kiba cyose mujye mukimbwira. Ku buryo ngewe icyo gihe nafashe ndagenda mudodesheza uniforme, mugurira utubodaboda, mukora ibishoboka byose, mugura amakayi bambwira ko n'ikaye agira aho ngaho yiga. Ibyo mvuga rwose niko byagenze, sinjyamiye kubeshya ko nta kintu byamarira. Kose mwarakundanaga wenda tutaragera aho hose mukibana koko mwabanye nk'abantu mukundana rwose mufite gahunda y'igihe kirekire yo kubana, byari byifashe gute? Yageze harampinduka, ntago twabanye nabi
ntabwo inshingano zose barazikoraga nk'umugabo. nazikoraga nk'umugabo. Urumva umuntu mubaye imyaka 5 ntago yegeze aba hanze, narishyuraga amazu ngira gute nkodesha, nakodeshaga ntago nagiraga iwanjye, ariko kurya inshingano nazikoraga rwose. N'abantu twe dutonye barabizi, ahubwo baravata umugabo, ahubwo uyu mugabo rwose nta rugo rwiza nk'urwungu, ariko ntibamenye ibibazo mfite mu nzu. Cyagendaga biho, ariko nkihangana ko nkunda kwihangana mu buzima bwose. Nuko ubwo umugore bigeze hagati umwana yaramugaruye n'aha ngaha, maze kumubona kuri iryo shuri. Ubwo akimara kumva ko umwana namubonyeho biba ikibazo. Cyo nabonanaga n'umwana numva ko ntamubonaho, akuma mbese nukunyicisha agahinda. Bakagenda akamufata nabi mu rugo iwe, abantu bakabimbwira umwana ameze nabi, nanjye yanaza kuko abantu bakumirwa, abantu babibonye bakamubwira ati uyu mwana kuko wamufasha ukamujyana, nkavuga ese ndamujyana. Nyina we wamubyaye koko si yagira, reka bizanyure mu buryo bwiza, kumva ufate mu buryo bwumvikanyeho, tubwumvikanyeho, mubaze niba atakishoboye kumurera ngiye mwijyanire. Ariko ubwo nkomeza kubana n'uwo mwana mu buryo bumeze gutyo, mubona yaje akajya arimo kujya ku ishuri, nyina ngo yankubise, ngo yagize gute kuko nawe akaza ameze nabi, nta myenda afite njye urimo uyimugurira. Yazaga kukureba ati rwose mu rugo byanze mama mereye nabi, mu rugo mama mereye nabi, nta kintu ndimo ubu ngubu ninjye ukora imirimo yose. Umwana atangiranye imiruho kuva kera, mbese ameze nk'umukozi hariya aho yarari, ameze nk'umukozi, si n'umwana hamwe. Uburyo ki mfite n'ibintu byerekana, n'amafoto abyerekana n'iki. Nta kibazo nayo yo kuba wayatwereka n'abadukurikiye bakabasha niba ngombwa yuko mbizamo amafoto y'uwo mwana bamurebe neza. Noneho iyo ni ifoto y'umwana ukuntu yari ameze muri icyo gihe ujya kumurega cyangwa se mutangira kuburana. Iyo ni ifoto y'uwo mwana akimara gukorerwa iryo yicarubozo, bwa mbere bitangira. Ahangaha yari yaramutwitse akaguru, arangije ahangaha urabona n'ikiganza ukuntu yari yarabaye arimo ahuha, mbese amerewe nabi, afite ikibazo gikomeye cyane. Aribwo nahitaga amufata njya kumuvuza icyo gihe. Maze kumuvuza mbonye amaze koroherwa, bitamushyira mu ishuri. Mushyize mu ishuri mu Buhaza aho yigaga kuri icyo kigo. Noneho nyina aza gukoresha ikintu kimeze gutya, kuko arazi ko harimo ikibazo cy'imanza kuko byari byageze mu rukiko rukuru rwa Gisenyi. None aza kuza gufata umwana aramwiba ku kigo, maze kumwiba kubera yarazi ko bari bamaze no kwetorosha n'umwana, hari ibyo bari bamubajije kugira ngo ibyo birimangane, kubera imbaraga bafite muri ibyo bari bafite icyo gihe bakoreshaga. Kuko umugabo we nababwira nyuma gato ko ari umupolisi yigererayo, ibyo byose niwe wabikoze. Bagira bikora. Noneho ahangaha naho ubwo urabona ahangaha iyi nayo niyo muntu uzaho yigaga. Naragiye bakimara kumwiba bita ngenda njya kureba ku ishuri, kuko barambwiye ati umwana wawe ko tumwonye kwa mama we kandi namukorera ibintu ugira ubwenge. Ndangije aribwo nahitaga nirukanyira ku kigo, nagenda mbwira maîtresse waho, ndamubwira ariko umwana wanjye kubera iki namubahaye, nkababwira ko afite ikibazo, kuki avuye hano. Noneho biba ngombwa yuko banyandikira, maîtresse yandikira deregiteri amubwira ko ari umwana wibiwe aho ngaho yajyanywe, ariko ngo n'uwita ngo nyina. Ubwo ngubwo bahita bankorera nuze urayibona, bahita ubwo deregiteri arayisinya, yiteraho kashi yuko umwana yibiwe aho ngaho. Ibyo ni ibintu bigaragaza ko umwana ntegeze mutererana mu bijyanye n'uburenganzira bwiwe. Nagiye mbikurikirana, ntabwo nigeze ntuza, aho kubera ko narushwaga imbaraga n'aho ngaho ari bitewe n'uko n'ubushobozi wenda bafite mu buryo bwo kuba ari umupolisi. Ubwo uwo mugore nacyo ankangisha cyane, we niwe uba nabinkangisha. Ubwo urumva nanjye nahise cika intege, mbwira ngo ninkomeza kubikurikirana no gufungwa nzanafungwa rwose, nzahuramo n'ikibazo. Ibyo byose bikagenda bica intege, ntako ntagize aho ngaho. Ariko se ubona biterwa n'iki we ko batereka urukundo umwana yibyariye, ahubwo akaba amukorera ibyo byose kandi ari umwana n'ubundi mwabyaranye? Umwana rero nanjye byaranyobeye, kuko aramureba, yamubona, yareba isura ye akayibonamo jyewe, yareba none se umuntu azazira uko yaremwe. Ese nimo umuntu wenda ubyaye umwana wenda akagira isura yenda itari nziza,
none se kujya ahubwo nkibaza impamvu amukorera biriya kubera ko amubona atamukunze amuhora uko wenda yaba asa na se ubwo rero mbona aricyo kintu amuhora kuko mbona sinzi harimo ikintu sinzi ikibazo kirimo gikomeye cyane kuko ahora uriya mwana amubwira ni umwana ko aho kugira ngo uzamwice umwicisha inkoni mufata nabi kuriya abaturanyi barumiwe abo muturanye bazamumpaye yaramunyimye kugeza n'ubu ngubu ubwo rero hagati aho ngaho icyamuhora hagati aho ngaho harimo umuzi wabyo ariko si nkuzi ariko amuhora isura ya se karabaye ariko se noneho iyo myanzuro urukiko rwafataga yabaga ari imyanzuro imeze gute ikibazo kibabaje nabahaye ubwo urukiko nabahaye ibigaragaza hari raporo yavuye mu mudugudu igaragaza ko umwana akorewe iyicarubozo iyo raporo ubwayo yari ihari n'amafoto ahari ku buryo bagiye kumbwira mu rubanza nicayemo kandi byari byageze mu rukiko baravuga ngo umudamu ngo yatsinze noneho ntabwo yigeze basoma urubanza ngo bavuge ngo kubera ingingo izi n'izi cyangwa se wenda kubera ko njya mbona akenshi yagiye nica nko mu rukiko nkareba bakurikiza amafoto yafashwe bagakurikiza wenda na dokima runaka ariko ntacyo yigeze babivuga baravuze gusa ngo yatsinze kubera n'abatangabuhamya se banabavugaho ubwo nayo ifite rwose pe byari ibintu bisobanutse kuko nari nabigaragaje ariko si banakemura ikibazo si banavuga ngo iki ahubwo barangije bavuga ngo yatsinze gusa nta kintu na kimwe yakemuye ubwo bihita birangira aho ngaho icyo kintu kirambabaza ndavuga ni ubutabera bw'u Rwanda ko nzi ko bukora aha muri urukiko ibi ngibi bakoze ibintu bakoze aha ngaha ntago bakoze ibyo bakagombye gukora ntago bijyanye n'uko umucamanza yagombye guca urubanza kuvuga ngo umuntu yatsinze gusa kandi hari ibimenyetso simusiga bihari bigaragara barangiza ntibanabivuge ngo abigaragaze kandi nari nabigaragaje nari naribyirukaso ndabigaragaza kumva bigaragariwe amaso ya buri muntu wese icyo kintu cyarambabaje ndavuga se ubutabera bw'u Rwanda ko nzi ko bukora ibi bintu bigenze bite ariko nza gusanga ari za mbaraga zimwe nababwiye hagati aho ngaho zibitera ubwo rero ni nayo mpamvu nakomeje gusaba kurenganurwa kuko naho mba ndi hose mba afite ikibazo gikomeye nibaza amaherezo yanjye kuba mu Rwanda ufite ibibazo utekereza ko wagira hari uwakubangamira cyangwa se yakugira nabi kandi tuzi ko ari igihugu kigenda gifite umutekano ubwo icyo nacyo kijya kintusha ahantu kikanambabaza kandi dukunda igihugu cyacu ubwo ngubwo urabona ni raporo y'umudugudu igaragaza uko byari icyo gihe raporo igaragaza ikibazo uko cyari giteye hano harimo 2018 mu kwezi kwa 8 tariki 5 harimo ngazamura n'ikosa rya se ngo kupaka apfuye ubwo rero iryo kosa rya se hano binarimo usomye neza wabibona ariko se mwapfuye iki n'ubundi ikintu bavuga mwapfuye ni iki iryo kosa rya se rero ntago ndiza ahubwo ngewe numva yakagombye kubibazwa akarigaragaza aho kugira umwana azarizire kandi ntawe uzira icyaha cy'undi umuntu agombye kuzira icyaha yakoze bakoze wenda birashoboka ko wenda mu nzego z'ibanze wenda bagiye babizinzika wenda ntibigere hejuru wenda nko mu murenge ntibabimenye niki wabasaba noneho kugira ngo ikibazo cyawe gikurikiranwe noneho mu mizi kibashe gukemuka by'umwihariko n'umwana atangira abona uburenganzira bwe ntibyinshi wenda nta kindi wenda mushakaho uwo uriya mudamu twabyaranye ahubwo icyo nshaka mu burenganzira bw'umwana ari nacyo binampangayikishije kugeza ubu ngubu kuko umwana nimba arimo kubaho n'aba arimo gukubitwa arimo gutotezwa afashwe mu buryo butari bwiza nanjye nta bushobozi ifite runaka ariko ubushobozi bwa rero umwana wanjye ku buryo umwana wanjye namufata uko abandi babayeho mfite n'abandi bana mfite urugo mfite abandi bana yaza akabana n'abandi bana uko babayeho nawe akabaho gutyo ndumva icyo gihe umwana wanjye nibyariye atazananira azaza abeho mu bushobozi bwanjye mfite ndumva ndamutse mubonye byanshimisha kuko yamumbujeho uburenganzira niyo duhuye gutya tugahura njye n'umwana nyina ahita abigiramo ikibazo hari n'ikindi kintu kibabaje niyo muguriye urabona bambwiye ko nzamwishyura ishuri mwishyura mituweli
ibyo byose ndabikora nta n'igihe ntabikoze. Noneho ku kigo aho yiga bambwira ko uzanishyura 8,000 byo kurya, ayo mafaranga ndayatanga, mfite nanuze ndanabifite nabyo, ibyo byose birahari. Ubwo nkavuga nti se ko mwishyura ibyo byose, najya ku ishuri nkamubura yamubuje kujya kwiga, najya kwishyura amafaranga ku ishuri nkasanga ngo ntago yize, yamukingiranye mu nzu, namuguriye ibikoresho hariho ubwo njya mugura nk'imyenda, wenda kwa kundi umwana umubona ukavuga ati ariko se umwana ko yambaye nabi n'iki byose kameze nabi, kandi turi ababyeyi be, ndi umubyeyi we, namugura nk'utubodaboda, namugura udukweto, natumwambike. Umwana n'igihe ajyana bodaboda namugura akazishyira mu gikapu, agiye kugera mu rugo akambara ibye byacitsemo kabiri kugira ngo nyina atamukubita. Urumva, mbese amubuza uburenganzira mu buryo bugaragara pe. N'abaturage bura barabizi, agahita ashyira mu gikapu inkweto nshyashya namuguriye, yarangiza akajyana bya bindi bya bodaboda ntuko. Akamukorera ibijerekani by'amazi bimuvunnye. Umwana nk'uriya w'imyaka 11 nagagombye kwikorera ibido y'amazi, none abapolisi bakamuheza amabido 3 nako 30, gagiye kuyavomera umuntu nkaho agiye guhakwa kugira ngo wenda azabone kunabaho, kandi ndi se wamubyaye. Icyo kintu kirababaje. Yes, Jean Marie, reka tugushimire cyane. Wenda turakomeza tugende tubaza n'abaturanyi bawe nawe batubwire ikibazo uko bakizi, paka tugeze no ku buyobozi bw'umurenge twumva icyo bateganya kuba bagufasha, kuko ubutabera bw'u Rwanda burakora kandi twizeye neza ko ikibazo cyawe kizakemuka. Reka dukomeze tuganire n'abaturage muturanye nabo twumva icyo babivugaho. Nitwa Hungurimana Robert, ntuye mu murenge wa Nyundo, ariko nkaba nkorera muri uyu mujyi, nkaba ndi inshuti na famiye ifite umwana uhohoterwa. Guhohoterwa kuri ya mwana gushingiye ko mbibona ngewe, guhohoterwa kuri ya mwana gushingiye ku itandukana ry'umugore n'umugabo. Baratandukanye kandi biturutse ku mugore. Umugabo aragenda, umugore nawe ahita ashaka undi mugabo. Hapfuye ubusambanyi bw'umugore, niko nabyumvaga. Konge nagiye mu bibazo byabo inshuro nyinshi, bigera n'ubwo umugore tubona afite agasuzuguro kenshi, agera ubwo agenda habitaramara n'icyumweru ahita yohereza umugabo invitation yuko agiye gukora ubukwe. Bitaciye kabiri iby'ubukwe bwarabaye birarangira. Ihohoterwa umwana akorerwa nirakomeye cyane, kuko irya mbere ntahabwa uburenganzira nk'umwana mu rugo rw'iwabo. Icya kabiri afatwa nk'umukozi wo mu rugo. Icya gatatu birenze kuri ibyo, nyina aramuhohoteye birenze urugero. Par exemple, yaramufashe niba ari ikosa yari yakoze, amutwika akaguru. Bigera n'ubwo bajya kumuvuza, bijya no mu rukiko, umugore sinzi uko byagenze, ubwo bamukatira umwaka usubitse. Ariko ntibyaciriye aho, nyuma yaho akajya amufungirana mu gipangu. Amaze kumufungirana mu gipangu mu gihe cy'imitingito, tena igipangu kirongera kimugwa hejuru. Ubwo nabwo bajya kuvuza. None ikirenze kuri ibyo, ejo bundi ndakeka ari kwa gatanu ku itariki 8 nibwo yongeye kumuhohotera. Ubwo mwana aza yirukanka atabaza kuza kureba se. Turebye natwe ubwacu turumirwa, turebye uko uwo mwana ameze. Yamukataguye ibisebe mu maso, urabona ibisebe hano n'ahangaha umutwe. Twareba kandi ku mwana w'umukobwa burana ubusembwa budashira, kugira ngo umwana w'umukobwa afite ibikomere nka biriya, ubwo urumva amuhohoteye kandi amusiga n'ubusembwa butazarangira. Rero numvaga rero uyu mwana icyakorwa ari kumutabariza izindi nzego zibishinzwe, kuko yitwaza ko afite umugabo w'umupolisi, ahubwo bakagira icyo bakurikirana kuri uwo mwana, bareke ibyo umugabo n'umugore bapfa, ahubwo barebe uburenganzira bw'umwana bwubahirizwe. Urebye uriya mugore n'umugabo, niye mpamvu ahohotera umwana we yibyariye atari umwana w'undi muntu? Twigeze kubyumva bivuga ati ngewe umwana nzamuziza ngo amakosa yase. Ubwo byajya byisubiriramo. Umupolisi akorera muri station ya Gisenyi. Niho akorera. Icyo musaba ubuyobozi? Icyo twasaba ubuyobozi ni ugushaka uburyo uriya mwana bamurinda ihohoterwa, bakamukiranura, cyangwa se byashoboka bakamukura kuri uriya mubyeyi w'umugore bakamuha umugabo
umugabo akamenya kumwirerera, kuko umugore ugirira nabi umwana yibyariye w'umukobwa kuriye, ndizera ko nta wundi muntu yababarira, nta n'uwo yagirira neza ubaho. Ntumva ari icyo ngicyo, kandi umugabo yagerageje kumushyira mu ishuri uwo bamubyaranye, ariko ishuri twageze ejo bundi batubwira yuko uriya mwana atakiga kandi yatsinzwe. Mwarimu aduha n'urugero rw'uko yamubonye nyina ngo yamuhaye amajerekani 30 ngo ari nk'igihano ngo yavomere umuturanyi wabo basengana pana no kuvuga ngo nini wabo. Numva rero ubuyobozi icyo bwakora ari gufasha uriya mwana, kuko ari biri mu nshingano zabo. icyo kibazo nanjye njya ntumvaho, hariya harimo umwana rwose w'umuturanyi. Uwo mwana bigeze bamukubita umupanga mu biganza, birasakuza bigera ku murenge, ntacyo byatanze. Ariko n'ubu ngubu mfite amakuru y'uko uwo mwana muri iyi minsi nabwo ari guhohoterwa, bakamwiriza hanze abandi bakamwiriza mu nzu. Wenda ijya mbere byageze ku rwego ijya mbere kugira ngo bateme uwo mwana, ukuntu nanjye nari ndi mu rugo ukuntu nabyumvishije, nyine numvise urusaku bari baje kumufata ab'umudugudu baje kumufata, umwana afite ibisebe ngo bamutemeye ku muturanyi wiwe iruhande rwiwe. Ubwo noneho ibimenyetso bihari, ibiganza birimo amaraso, umwana amugera kwa muganga, iyo nkuru iza gushira bimaze n'igihe. Ubwo uyu munsi wa none nibwo tera ndi kumva ngo ejo bundi ngo yaramunoshaguye, bafite inkovu ngo ku matama, ngo gahereza ngo abana ibyo kurya n'ibyo kunywa, we ngo bakabinyuza munsi y'urugi. Nanjye nuko mba ndi kubyumva, mba nibereye hano iwanjye mu rugo. Nyine afite abana 3, 2 abasiga mu nzu bari kureba filime, uwo gikoze akamusiga hanze, barangiza kureba filime. Noneho uwo mukuru witwa Sami akanyuza flash n'ibiceri 2 bya desi, wenda kudufatishiriza indi filime. Umwana akenda gufatisha filime akazana akareba. Gusa nyine uwo mwana ajya avuga yuko agira amahoro iyo umugabo wa nyina ahari. Umugabo wa nyina ni umupolisi. Iyo umugabo wa nyina ahari ngo nibwo umwana agira amahoro. Ariko umwana nyina uwo mukase yaba adahari, uwo papa wabo yaba adahari, bakagira ihohoterwa nyine rikabije, ngo ntagire amahoro. Bamuraza n'abaturanyi bajya bavuga ko bamubona na saa 3 za nijoro bari gukomanga hanze, sinzi aho avuye, sinzi uko biba byagenze, ntabwo mbizi. Wenda reka twibaze ese nk'abaturanyi umwana yigereye ko atari umugore wenda w'umugabo wazanye uwo mwana ahohoterwa rero. Nyine icyo ni ikibazo. Umugore ni umwana, gusa dufite amakuru y'uko umwana akiza bwa mbere yamanje kujya mwiyama no kumwita mama we. Ubwo cyakoze muri iyi minsi nibwo yarasigaye amwita mama, sinzi ko barikemwe, sinzi ko byagenze. Ariko umwana w'imyaka 8 wavuga ngo yananira mama we, ampisi ari mama we wamwibyariye, atari kuba muri mukasi. Burya abana bananirana n'abandi mu rugo, ni ukuvuga ngo wenda urugero njyewe mfite nk'umugabo wanjye azanye umwana, twananiranwa ntabwo twashoboka. Ariko umwana wanjye twananiranwa gute? Umwana w'imyaka 8 w'umukobwa pena yananira gute? Hari n'amakuru dufite yuko mu baturanyi buvuze ngo mutega ibyatuma afungwa gute? Ibyo nabyo birahari, harabigeze bafungwa ngo bacuruza urumogi. Buvuze nyine baramufunga ko umugabo ni umupolisi, nta ruvugiro tugira, twaracecetse twarumiwe. Namwe ntabwo mubanye neza n'uwo mubyeyi mugenzi wanyu? Nyine se tubona ibintu akorera umwana we bikatubabaza, ntabwo twamukunda kubera ibintu akorera umwana we.
nzego z'ibanze se nk'ubuyobozi bw'umudugudu ubuyobozi bw'akagari by'ubuyobozi bw'ikigo cy'umutemenyesheje nabo barabizi inzego z'ibanze mudugudu kwa mudugudu barabizi icyo gihe bamutema umudugudu yaribayemo baraje babijyamo ntabwo tuzi aho byahereye icyo nzi ko byigeze ngo bigera no ku rukiko bigeze bigera no ku rukiko ntabwo nzi aho byahereye yewe na gitifu yaraje gitifu wacu yitwa Faustin nawe icyo kintu arakizi gitifu w'akagari ka Rwaza nawe bijemo icyo gihe umwana bamutema byarasakuje umwana ngo ajya kwa se agiye kwa se umwana ari kwiga bajya kumwiba ku ishuri uwo mugore ajya kumwiba ku ishuri arongera amugarura hano ubwo umwana tumubona hano gutyo ariko umwana tubona atabayeho neza umwana yaje ryari hashize igihe ugereranyije hashize nimenya ari nk'umwaka avuye kwa se hashize umwaka nifuza icyo wenda ku buyobozi nyine icyo twakwifuza ku buyobozi gusa nyine umwana azi kuvuga umwana umwana mukuru umwana w'imyaka 8 aba azi ikibi n'ikiza nawe n'umugezeho yabaha amakuru twebwe ibyo tubibonye biratubabaza nk'ababyeyi twabyaye biratubabaza rwose pe mwazamugeraho mukamugira mukamuha inama byakwanga mugakurikiza itegeko kuko natwe biratubabaza pe umwana wo gukora ihohoterwa kuriya ukabona afasha abandi bana neza undi ari guhohoterwa ari kumukorera ibintu ari kumuraza hanze ari kumukubita ibiki yego abana barakubitwa nibyo ariko hari ukuntu kubita umwana no kutamukubita nta makuru muba mufite igenda impamvu y'iryo hohoterwa ese n'ikibazo yajyanye na se umubyara umwana n'iki gusa nyine hari agakuru nigeze numvaho ngo impamvu uwo mwana mugira gutyo muhimba ngo se ngo ari umuhutu ako gakuru yawe utwo tugambo nigeze nkumva ngo se ngo ni umuhutu uriya mwana ngo ni umuhutu ibyo bintu nigeze mbyumvaho ngo rero ukuntu yagiye kuryamana n'umuhutu akabyarana n'umuhutu ntabwo mbizi ibyo ngibyo ntabyo nzi mbyumvishije